wamufatanye n'umukozi harimo arasambana, wamufatanye n'umukobwa harimo arasambana, yaguze amasambu, hari abiguhishura bimenya, amafaranga ahembwa ntabwo ujya ubasha kuyamenya, ntumenya n'aho yarengeye, banza murwaze. Reba indi miti iyo umuntu yarwaye, abaganga bagenda bahindura imiti, reka nze muhe uyu muti byakwanga. Simfe rero nuko warahiye ngo muzatandukanywa n'urupfu, byonyine umukobwa mwagiye kubana, umuhungu mwagiye kubana, mufite amagambo mwavuganye, mufite ibintu mwabwiranye, wavuze ko utazamuhemukira, ndabizi ntago njyewe naguhemukira, nzagukunda wenyine, abagore bose urabaruta, abagabo bose uri uwa mbere, nzagukunda kugeza mpfuye, ntago nzakubangikanya. Ayo namwe mu bagambo abantu bateretana bagiye kubana nk'umugore n'umugabo batajya basiga. Umugore nubona uri gukora ibyo ugomba gukora byose akakunanira, ibintu uzamukorera ni ibintu bibiri byonyine. Icyambere ntabwo ari ugusenga, umugabo nakunanira ntabwo uzabanza gusenga, umugore nakunanira ntabwo uzabanza gufataho iminsi 2 ngo urasenga, umugabo nakunanira ntabwo uzajya akanyarira, ntabwo uzabanza kujya kizabonwa. Umugabo nakunanira cyangwa umugore yakunaniye ntabwo uzabanza kwiyiriza ubusa iminsi 7, ntabwo uzajya mu rusesa imanza, ntabwo uzajya muri banguka ngo utabare, nta kindi uzakora. Ikintu cya mbere uzakora ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Ni kuri Mama Sharirene nk'uko bisanzwe. Ubushize nabemereye yuko hari ibyo tuzagenda tuganira mu bubatse, kandi nzagenda mbaganiriza ikintu ku kindi, ku buryo muzasigara nta muntu n'umwe mucira urubanza, ahubwo ndi kukugira inama wowe uko ukwiye kubigenza mu ruhande rwawe. Muri aka kanya ubushize nari nabaganirije, mfite ibintu nagiye mbabwira bitandukanye, ariko nari nababwiye ngo hari ibintu bidakwiriye abarokore. Ririya jambo rivuga ngo nananira nzashaka undi mugabo, nananira nzatandukana nawe nshaka undi mugore. Ayo magambo nababwiye yuko atari ay'abakirisitu. Ariko ntarakomeza, ndabashuhuje, nizere ko Umwami Imana akomeje kubarinda, kandi nizere ko akomeje kubagirira neza. Hanyuma muri aka kanya ushobora kwicara ariko se Mama Sharire, kandi uzankundire aya ma episode uzayumve yose. Iki ni ikiganiro cyitwa ngo menya nibi mu bubatse, nkuko mwagiye mugikurikirana. Menya nibi mu bubatse. Wicara ariko se Mama Sharirene nzabigenze gute? Ibi ngibi ndi kubabwira ndabizi, kandi ntabwo ushobora kuza kuvuga ibintu hano ntabanje gusengera ndetse ngo numve ko ari nabyo. Hanyuma uyu munsi ushobora kwibaza ngo mbese koko umugabo antaye, umugore ananiye, kandi ndi umukirisitu, kandi ntashaka gusenya, kandi shaka ko njyewe numva mukunze, kandi ifite ubushobozi bwo gukora byose. Gukora byose mvuze ntabwo ari ukumugaburira no kugira gute. Njyewe ibyo nagombaga gukora mu rugo nabikoze, nabigenza gute? Ese umugabo ananiye, ese umugore ananiye, nakora iki? Iki kintu nicyo tugiye kuganira, kandi nimbikubwira ubitega amatwi ubyumve, kuko nubwo ntaza ngo mbaho ubuhamya bw'ibintu byose, njye sinababwira ubuhamya bw'ibintu byose, hari ibyo siga, ariko nk'ibyo mba nasize biba bijyanye n'ibi ngibi ndi kubasobanurira. Nakora icyo umugabo ananiye, nakora icyo umugore ananiye. Murabona igihe tugezemo nk'uko nabibabwiye, Satani yabwiye abantu ko umugabo nakunanira uzamuta, n'umugore nakunanira uzamuta. Ariko birengagiza yuko nyuma yo guta umugabo no guta umugore hari urubanza, cyane ku masezerano mwagiye musezeranira imbere y'Imana n'imbere y'abantu, n'ibyo mwasezeranye muri babiri tudahari. Kuko nimureke mbabwire, ariya masezerano mugira muri ku ruhimbi imbere y'ababareba, ariya masezerano aroroha kuruta ibyo muvugana muri babiri kwa kundi mwafashijwe.
muri abantu b'abafiyanse bashaka kubana muvugana ibintu byinshi. Simfe rero nuko warahiye ngo muzatandukanywa n'urupfu byonyine. Umukobwa mwagiye kubana, umuhungu mwagiye kubana, mufite amagambo mwavuganye, mufite ibintu mwabwiranye, wavuze ko utazamuhemukira. Ndabizi nta bantu bashobora kubana batavuganye ibi bintu. Ni iryo jambo rya mbere muvuga riroroha, ariko burya mujye muvuga ibyo muzasubiramo kandi mujye muvuga ibyo muzashobora. Ese mwari muzi ko nk'abakristo n'aya magambo mugenda mubwirana muteretana muzi ko Imana yaha agaciro? Ntago nzakubabaza, ntago njyewe naguhemukira, nzagukunda wenyine. Abagore bose urabaruta, abagabo bose uri uwa mbere. Nzakukunda kugeza mpfuye, ntago nzakubangikanya. Ayo namwe mu bagambo abantu bateretana bagiye kubana nk'umugore n'umugabo batajya basiga. Kandi koko iyo abikubwira mu ijwi rituje ririmo urukundo bigenda bigufata. Ntago azansiga, ntago azanca inyuma, ntago azanyanga, tuzatandukanywa n'urupfu, azankunda njyenyine. Ibyo bintu byose biragenda bikajya ku mutima w'uwo mugabo uri kubibwira uwo musore, bikajya no ku mutima w'uwo mugore. Iyo utangiye kumuca inyuma rero kandi waramubwiye ko utazamuca inyuma, ni ukuri imbere y'Imana na divorce iba ibyihoreye kuzamo imbere y'Imana. Imana iba yarabyanditse. Niyo mpamvu burya ndashimira Imana, ndashimira Imana ko nta magambo nigeze nibohesha. Umva, muzakubitwa mwabagabo mwe, muzakubitwa mwabagore mwe. Ibintu mwirirwa mubeshya abasore muzabana, ibintu mwirirwa mubeshya abakobwa muzabana, mwamara kubana nimubishyire mu bikorwa, Imana izabahana. Muzaba mu makorari ariko ntimuzaba mu ijuru, muzaba muri nyobozi ariko mu ijuru ntimuzabayo, muzaba mu nsengero ariko mu ijuru ntago muzabayo. Muzakundwa n'ababishopu banyu, mukundwe n'abashumba babone muri abakirisitu, ariko ntago muzakundwa n'Imana. Imana ntikunda abantu bagira indimi ebyiri, Imana ntikunda indyarya, ntago ikunda abantu babeshyanya, ntikunda abantu bajijishanya. Ntago muzabayo, ntago muzaba mu ijuru. Nimba ibyo wiyemeje n'umunwa wawe byarakunaniye, uzagenda usaba imbabazi uwo mwashakanye cyangwa mwatandukanye, umubwire uti mbabarira, nakwemereye kugutunga uri wenyine ariko byananiye. Nahuye n'amabebi, nkura n'abana bakeye barankurura, kwihangana birananiye. Uzamusaba imbabazi. Dore rero musigaye mufite abahanuzi mu ngo zanyu, mugenda mukipfurikamwo, mukabagaburira inkoko, mukabaha n'amafiriti, barangiza bakabahanurira bababeshya, barabashuka. Uzagenda umusaba imbabazi, umubwire uti nakwemereye urukundo rw'iteka ariko byarananiye sinkirufite. Mujye mubaho mukuri. Utembwiye umugore wanjye yanyica, hanyuma sera kutinya uwica umubiri, uwica umubiri n'ubugingo nimucakirana bizagenda gute? Nako bababwira ko Imana itazabahana, bababwira ko ari ibyeze nta kibazo. Ni ukuri. Mani batabare. Narindi kuvuga ngo bese umugabo akunaniye cyangwa umugore akakunanira ukabona ko bitari gukunda, hakorwa iki? Ni ukwirukira muri divorce? Nta no gusenga, nta no kuyoboza Imana inzira, nta no kubanza kwihangana, nta no kumujyana mu bitaro ngo ubanze umurwaze uwo murwayi wawe wakunaniye. Ndashaka kukubwira ikintu wakora, nubwo ibi bintu nzabisubiramo. Umugore nubona uri gukora ibyo ugomba gukora byose akakunanira, ibintu uzamukorera ni ibintu bibiri byonyine. Icyambere ntabwo ari ugusenga. Umugabo nakunanira ntabwo uzabanza gusenga. Umugabo nakunanira ntabwo uzaba, umugore nakunanira ntabwo ari ugusenga. Umugabo nakunanira ntabwo uzabanza kujya mu butayu. Umugore nakunanira ntabwo uzabanza gufatayo iminsi 2 ngo urasenga. Umugabo nakunanira ntabwo uzajya akanyarira
ntabwo uzabanza kujya kizabonwa. Umugabo nakunanira cyangwa umugore yakunaniye, ntabwo uzabanza kwiyiriza ubusa iminsi 7, ntabwo uzajya mu rusesimanza, ntabwo uzajya muri banguka ngo utabare. Nta kindi uzakora. Ikintu cya mbere uzakora ni ukubanza kumenya uburwayi bwe, hanyuma ukareba umuti wamuha. Reba umuti wamuha. Kandi mbibutse ko abarwayi bose ntibakira. Ariko se umuganga yaguteye serumu, hakaguha imiti y'amoko yose, akitabaza n'abaganga bagenzi be bazi kuvura, hanyuma ukarenga ugapfa, muganga se azabizira? Nuko nyine mujya mubiduhora. Ariko burya n'urwaza umuntu agakira, Imana ntihabwa icyubahiro. Ariko napfa nuko umuhambanye, wese uzaba umwishe. Ese buri munsi ntimujyana abarwayi kwa muganga? None se abarwayi bose niko basubira iwabo? Hari abakatira muri moruge, hari abagenda bakamara igihe kinini kwa muganga bakanakira. Ariko se iyo umuntu arwaye bakamuvura ntakire, babibaza umuganga. Umuganga se ko ashinzwe kuvura? Ashinzwe kuvura ariko ntabwo ashinzwe kuzura. Ariko banza umurwaze, uvuga uti kubyo nakoze ni iki nakongeraho? Kubyo nakoreye uyu mugore nongereho iki? Kubyo nakoreye uyu mugabo nakongeraho iki? Komeza umurwaze. Nakira Imana ishimwe, ariko nanapfa nta rubanza ufite. Nahinduka akaba umugabo mwiza, Imana ishimwe, ariko natanahinduka nta kibazo, nta rubanza ruhari, waramurwaje. Yego, turimo turaganira abakozi b'Imana, turimo turaganira. Nakunanira wakora iki? Ikintu cya mbere ukwiye gukora ni ukubanza kumurwaza. Kumurwaza se uzamurwaza gute? Ni ukumwihanganira. Wamufatanye n'umukozi harimo arasambana, wamufatanye n'umukobwa harimo arasambana, yaguze amasambu, harabiguhishura bimenya, amafaranga ahembwa ntabwo ujya ubasha kuyamenya, ntumenya naho yarengeye. Banza umurwaze. Murwaze. Reba indi miti. Iyo umuntu yarwaye, abaganga bagenda bahindura imiti. Reka nze muhe uyu muti, byakwanga reka muhindurire uyu, byakwanga reka muhindurire. Reba ukuntu bihindura. Mwihanganire nubwo bibabaje, nubwo biteye agahinda, wihita umurakarira. Nunarakara ujye ugeraho ugaruke, mutega amatwi umwumve. Ntago hanze aha biba byoroshye, hari ijyagwa mu byaha by'ubusambanyi nawe atari we. Hano hari abakobwa n'abagore baturutse ikuzimu, bahawe imyambaro yo y'ikuzimu ngo bereke amata kw'abagabo, babereke amataye, babereke amabuno, ubundi babakarangira akanyobwa. Yigo, wasanga yaragize intege nkeya, wasanga yaramufashe ku ngufu. Ari n'abagore n'abakobwa bafata abagabo ku ngufu. Ariko ndi gusengera abagabo n'abasore bafatwa ku ngufu kugira ngo leta izabibuke nabo. Yego, murahari. Hari abagore b'ibishwakumyi kandi baba mu nsengero, bafite n'insengero babereye abayobozi. Hari ibikobwa by'ibishwakumyi kandi bizi kwantona, biba mu makorari atandukanye kandi akomeye. Hari ibikobwa by'ibininja, hari ibigore by'ibininja, wagira ngo binkura urumogi kandi babifite na Bibiliya, bifata abagore ku ngufu, abagabo ku ngufu. Niko mwabigore mwe. Nese utambafata ku ngufu. Iyo wirirwa woherereza umugabo utari uwawe, ukirirwa woherereza abasore abana b'abahungu, uboherereza wambaye ubujipo bugufi, ubohereza tureba kano gafoto wataritse amabuno hari ku ruhande, ubereka amaguru yawe. Noneho numvise ko na bya bintu musigaye mubyohereza ku matelefone. Hanyuma se mvuga ko utari igikoboyi, hanyuma se nturi kumufata ku ngufu? Ubwo se arimo aragutereta cyangwa ni wowe umutereta? Mujya mubatumira mu bipangu byanyu, mukabakarangira inkoko, mukabatekera amafi, mukabafata neza, mukabagusha neza, byamara guhaga mukaryama mu madivu kabyagaza, hanyuma ukakijyana. Ubwo se ntumufashe ku ngufu? Imana izasohora itegeko ryo kurengera abagabo. Abagabo bafatwa ku
ariko narumiwe. Abagabo bafatwa ku ngufu n'abasore bafatwa ku ngufu. Shandi kubasengera Imana izasohora itegeko namwe ribavuganira, namwe bajya babafata rata ku ngufu. Kugira ngo se hari abagabo bananiranye basambana, ariko hari abandi bagabo bitonda, hahura n'agatadowa k'umukobwa, hagahura n'inyatsi y'umugore ikamwiziringaho. Ngewe nzi umugabo kera wigeze ampamagara ati mama Sharirene wansengeye ukantabara ko mpfuye. Hari n'ibyo ntinya kuvuga kuri kamera nkabura uburyo mbivugamo nk'umuntu nkanjye w'umukirisitu ntawukoresheje ibishego. Ngo umugore yamaze koga yagiye muri dushe arakaraba arisiga, harangije arifotora yoherereza umugabo, haramubwira ati ubu rwose namaze koga, ariko si uko yabivuze, njye ndi kuvuga mu kinyabupfura, ubu namaze koga nyine nasoje nisize, maze kwisiga ngwino nyine nuko yabivuze mu magambo ateye isoni ateye n'ishozi ntasubiramo. Ubwo rero umugabo urabaza, abagabo bagira impano yo kureba, naho yaba avuye mu yirindwi ndakurahiye, iyo abonye ibyo areba arareba da, naho yaba amaze iminsi 3 yiyiriza ubusa harareba agafashwa. Haba ararebye nyine, haba ararebye umugore uvuye gukaraba, haba aritegereje ndakurahiye, haba ararebye rwose yanisize, haba ararebye iguru, haba ararebye itako n'ibuno, harareba harebye nyine nuko haba hatangiye gushya mu mutima we. Harampamagara ati ntabara, hatusengere, dayimoni y'umugore yanyoherereje ifoto. Iryo shyano rero nasanze ari rirokore, nasanze ari umurokore, ari n'umuririmbyi. Mwankunguzi mwe z'abagore mwirirwa mufata abagabo ku ngufu. Niyo mpamvu nkubwira ngo wa mugore we ba maso, wihita uvuga ngo umugabo wawe ni indaya, wihita uvuga ngo ni umusambanyi, wihita uvuga ngo agira irari. Musengere yatewe, banza umurwaze, nakira Imana izaguha umugisha, napfa si wowe uzaba umwishe. Hako banza umusengere. Nanimvuze ko ikintu cya mbere ari iki, ni ukumwihanganira. Mwihanganire, wasanga iyo mico hariyo yararuje kwa base na base wabo, wabona ari abazimu bo mu miryango y'iwabo baba bari kumutera. Mwihanganire, wabona yarabyanduriye ku ishuri aho yize, wabona yarabyanduriye Dubai ajya kurangura, wabona byandurira hari Amatewusi aho yirirwa acuruzanya n'abagore, wabona yarabikuye hamwe mu kazi aho yirirwa yicaye, ntiwamenya aho yabira. Banza umurwaze kandi nakira Imana izaguha umugisha, ariko natanakira ntabwo ari wowe uzaba umwishe. Icya kabiri ni iki? Icya kabiri wakora ni ukumusengera. Nicyo kintu cya kabiri, musengere. Fata ibihe byo kwiyiriza ubusa. Kandi ntushobora gusengera umuntu urakariye, ntushobora gusengera umuntu udahindukirira mu buriri, ntushobora gusengera umuntu utaha agasanga warakaye kubera umujinya w'ibyo yagukoreye. Umuntu asengera umuntu akunze, akamufatira ibihe byo kwiyiriza ubusa, agahamagara Imana n'imbaraga z'Imana, agahamagara umuriro utwika abadayimoni, ugatwika. Umuntu asengera umuntu akunze. Iyo usengera umuntu udakunze nta mugisha ubona. Fata ibihe byo gusenga, wiyiriza ubusa, umwature mu mazina yose, musengere. Nubona afashe inzira agiye mu kazi, musengere, umugotesha amaraso ya Yesu, umwirukaneho ziriya ntoki z'abakobwa zirirwa zimukabakaba ko bafite intoki. Ubu noneho n'abatagira inzara bajya kuzitezaho. Bafite intoki, uvuga uti ziriya nzara z'abari abakobwa na ziriya ntoki, uti mu izina rya Yesu ibiganza byabo ntibimukoreho, nibinamukoraho ntibimugireho imbaraga, umutongera imbaraga z'Uwiteka, mugotesha umuriro ziriya nzara. Ariko hari ukuntu, hari ahantu najyaga njya muri salo, hari abakobwa, hari ukuntu batereka inzara bakaduconga hano ku mutwe, akaza rero burambikunda kubi. Noneho ibazema ni abagore bagenzi banjye, ngewe iyo bari kunshima mpita nigirira ibitotsi ngasinzira. Ngaho reba rero uwo mugabo ngo wagiye kwiyogoshesha muri salo, abakobwa bajya kumufurasha muri kakumba, wamenya abazimu yanduye yarabararuje he. Agatangira nyine uko agenda ashima
kera hari ukuntu nigeze mbona ingurube bazica barabanza bakacyagaza ikigurube, yego kagenda areba imirari gake gake agashiduka avuga ati mpaka nimero nyine amasaha yo gutangaho da. Ndumva nasoza nzajya mvuga dukeya mutwumve muturangize hanyuma twongere dufate ikindi kiganiro. Imana itugirire neza, Imana ibagirire neza. Ikindi ni ukumusengera. Sinababwiye ibintu bibiri. Hanyuma ushobora kuvuga ngo ko nasenze bikanga, ko neza imbuto bikanga. Hanyuma uzi ikintu se kirengaho nyuma yo gusenga no kwihangana ukamurwaza? Ikintu kiba gisigaye ni ugutegereza ijambo rya nyiri ijambo nyakubahwa utuye aheraho mu ijuru. Iyo nyakubahwa aje yanzura ikiri ku mutima we bitewe n'icyo yagennye kuri abo bantu. Ashobora kuza akamuha agakiza, ndavuga uyu mwami uba wasenze, ashobora no kumureka akaguta akazagara akazajya kugwa ahandi. Ntabwo abantu bose bazakizwa. Ubu aba bagore bose mubona muri gusengera mwa bagabo mwe ngo bahinduke, ntabwo abagore bose bazakizwa kuko n'ikuzimu ntabwo hazabura abajyayo. Nta nubwo abagabo bose bazakizwa kuko ikuzimu hazajyayo n'abagabo. Ariko se tubajyanayo igihe kitageze? Musengere, unamwihanganire, ugende umurwarize mu bitaro by'urukundo. Siko se nababwiye ko hari ibitaro by'urukundo? Hanyuma ndumva shoje, Imana nibaha umugisha. Imana nibaha umugisha, ndashoje. Wumvise ibintu ukwiye gukorera uwo mwashakanye. Umugabo nakunanira, umugore nakunanira, tuzagenda tubigaruka. Nzajya mvuga akantu ku kandi, nawe ukeneye ibyo twavugaho cyangwa uvuga utaha ahantu mafite ikibazo, twandikire cyangwa umpamagare ubimbwire kuri telefone. Nzajya mbizana ahangaha hanyuma dusubirize abantu bose. Nimba hari ijambo ntazabura ryo kukubwira mu izina rya Yesu, ni ukukugira inama ku kintu bita urushako no kukugira inama mu nzira ijya mu ijuru rwose pe. Hanyuma kubivugira hano muri rusange nibyo byiza kuko uribariza ariko ukaba ubarije n'abandi. Hanyuma nyine uwo mubana, uwo mwashakanye nakunanira, hari ibintu bibiri uzakora. Cya mbere ni ukumurwaza, ntabwo ari ukumuhuhura. Iyo mico yafite aho yayanduriye, wabona hari umuti wamuha hagakira. Wabona no kumwihanganira byamukiza, kuko iyo umuntu ari kuvura umurwayi haba hariho gukira cyangwa gupfa. Ariko ngiye kukubwira amahirwe hari muri ibi bintu bibiri. Iyo uri kumwihanganira kugira ngo urebe ko yahinduka, ukamwerera imbuto, utamutuka, utamubwira nabi, utamufungana isura. Iyo uri kumufungana isura, uba uri gufata abazimu bakurimo, uri kumwongerera abamurimo, akarushaho kuba nabi. Burya ni nayo mpamvu yari ashoboye kuba arimo kuguca inyuma ariko mukabana, akaba yafata umwanzuro wo kuguta burundu kandi akaguta kubera kamere yawe. Kandi yamara kugutura umukirisitu, imbwa zikazakubona kuko wananiwe kwihangana. Ariko iyo umwereye imbuto akananirwa gukira, ya ngeso ye ikamwica, mugatandukana, Imana iyo ikurebye ikakwitegereza iravuga ngo kora hano mwana wanjye, ibyo wagombaga gukora wagize gute, wabirabikoze. Icyo gihe urubanza rero ntabwo ruba rukikuriho, urubanza ruragenda rukamubaho. Hanyuma ikindi, ntabwo Imana igira isoni zo kwitwa Imana yawe, kandi nawe ubwawe ntugira isoni zo kuvuga kuri umwana w'Imana. Hanyuma ukanamusengera. Imana iyo ikwitegereje ibona ko ibyo wagombaga gukora wabikoze. Ariko nufata umwanzuro ngo nzagenda bigende gutya na gutya, wapi. Ndabashimiye rero cyane. Imana ibaha umugisha. Imana ibaha umugisha ku bw'izi mpuguro ndetse n'izi nyigisho mukomeje kumva. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi ibishimire mu izina rya Yesu. Amen.